Mwongeye kwirirwa neza, iki ni cya kiganiro intsinzi mu buzima, mugezweho nanjye Salama Niyonsenga, uyu munsi rero tugiye kuganira ku kibazo gihangayikishije benshi, aho twibaza duti ese ubuzima bwiza bugomba kuba ubw'abakire gusa? Abantu benshi batekereza ko kugira ubuzima bwiza, kurya neza, gukora imyitozo ngororamubiri no kwita ku mubiri ari ibintu by'abakire gusa, ariko ibyo se dutekereza koko nibyo? Muri iki kiganiro turarebera hamwe ibi bintu mu buryo burambuye, turebe ukuri, tunatanga inama z'ukuntu umuntu wese ashobora kugira ubuzima bwiza nubwo ataba afite amafaranga menshi. Icyo ubuzima bwiza buvuga rero, ubuzima bwiza si ukugira amafaranga menshi cyangwa ibintu bihambaye gusa. Ubuzima bwiza ni uburyo umuntu yita ku mubiri we, umutima we n'imitekerereze ye ndetse n'imibanire ye n'abandi. Ibice by'ingenzi by'ubuzima bwiza birimo kurya indyo yuzuye ifite intungamubiri, gukora imyitozo ngororamubiri kenshi, kuruhuka neza no gusinzira bihagije, kwirinda ibintu byangiza umubiri nko kunywa itabi n'ibiyobyabwenge bindi bitandukanye, kugira ibihe byo kwitekerezaho no kuganira n'abandi. Ni byiza kumenya ko ibi byose bikwereka ko atari ukwitwara kw'abakire gusa cyangwa atari iby'abakire gusa, buri wese ashobora kubigeraho uko ubushobozi bwe buhagaze. Impamvu abantu batekereza ko lifestyle nziza ari iy'abakire, hari impamvu nyinshi zituma abantu batekereza ko lifestyle nziza ari iy'abakire gusa. Amafoto y'ibitangaza bari ahantu hatandukanye, abantu benshi babona amashusho y'abafite ubuzima bwiza, bari amahoteli akomeye, bafata amasimufu ahenze cyangwa n'ibindi bitandukanye bihenze, bari ku masoko y'urwego rwo hejuru. Ibi bitera kwibwira ko lifestyle nziza ari iy'abaherwe, nyine abantu bahambaye cyane. Ibiciro by'ibiribwa bihagaze neza. Ni ukuri hari ibiribwa by'ikirenga nyine bihenze by'abo bantu muba mutekereza, ariko hari n'ibindi by'abantu nyine basanzwe kandi ushobora kugeraho bifite n'intungamubiri nyinshi zafasha mu kugira ubuzima bwiza, utarinze kwihanika ngo wumve ngo biriya bintu cyangwa ngo utekereze ngo biriya bintu ni iby'abakire, ni iby'abafite ibi n'ibi n'ibi. Hoya, twese dufite ubwo burenganzira kandi mu bushobozi bwose dufite dushobora kubaho neza. Hano turahasanga imyitozo ngororamubiri y'abakire. Abantu batekereza ko siporo zisaba kuba ufite gym mu rugo, ibikoresho bihambaye, ngo byose ibyo ngibyo ngo ari iby'abakire. Hoya, umuntu ashobora kuba adafite ibyo bikoresho akaba yakora cross akirukanka, agakora imyitozo kandi yamufasha mu buzima bwe atarinze kwihanika cyangwa ngo yumve ngo ni iby'abakire, we ntabwo yabikora kugira agire ubuzima bwiza. Hano turasanga uburyo buri muntu ashobora kugira lifestyle nziza, kurya neza ku giciro gito. Ubuzima bwiza ntibusaba amafaranga menshi. Hari abibwira ko bihendutse kandi bifite intungamubiri nk'ibinyampeke, umuceri, ibishyimbo, ingano n'amasaka. Hano turasanga imbuto n'imboga, ibitandukanye kandi bidahenze ukurikije igihe cy'isarura, urugero ibijumba, amashu, karoti ndetse n'ibindi. Amafi y'inyanja yoroheje adahenze ndetse n'amagi. Amazi, kurya neza ukanywa n'amazi biragufasha cyane gukora n'imyitozo ngororamubiri. Inama rero, hitamo ibiribwa by'igihe cy'isarura bituma bigura make bitahenze cyane kandi bikaba byiza ku buzima bwawe, bikagufasha kugira ubuzima bwiza utishizemo ya myumvire yumva ko ubuzima bwiza ibyo byose ari iby'abakire, kandi nawe ufite uburenganzira mu bushobozi bwawe buke ufite cyangwa se bwinshi, ushobora kubaho neza kandi byuzuye. Hano turahasanga imyitozo ngororamubiri idahenze. Nta muntu udashobora kuba yayikora, kandi nta mpamvu yo kugura gym zihenze cyangwa ibikoresho bitandukanye bihenze. Ushobora kwiruka cyangwa kugenda n'amaguru ugakora iyo myitozo, cyangwa ukaba wajya muri gym iciriritse idahenze nka zimwe tujya tubona hano muri rusange. Hano turasanga kwirinda imyitwarire mibi. Reka itabi, kunywa inzoga nke cyangwa nyinshi, kwirinda ibiribwa byuzuyemo amavuta n'isukari nyinshi. Ibi byose bishobora kandi kwangiza ubuzima bwawe, niyo mpamvu ugomba kubyirinda. Kandi ushobora kugira ubuzima bwiza butagusabye ibya mirenge nk'uko twabivuze hejuru. Hano turasanga kuruhuka no gusinzira bihagije. Abantu benshi batekereza ko kuruhuka bihenda, ntabwo ari byo. Gusinzira amasaha 7-9 buri munsi ni byiza ku buzima bw'umuntu. Kugira igihe cyo kwitekerezaho cyangwa cyo gusoma ibitabo runaka biruhura mu mutwe kandi bikagura ubwonko nyine bugakura. Inama rero, kubyitaho buri munsi bifasha umuntu gusubira mu murongo no kongera imbaraga.
Lifestyle nziza ni umutekano w'imari. Hari uburyo umuntu ushobora kugira ubuzima bwiza nubwo adafite amafaranga menshi. Gutegura amafunguro mu rugo aho kugira ngo ujye gukoresha fast food, kugenda n'amaguru cyangwa ku igare, aho gukoresha nyine imodoka wowe ugakoresha amaguru cyangwa igare ukora siporo, umubiri wawe ushyira ku murongo. Hano hari guhitamo siporo idahenze aho kugura ibikoresho bya gym, gukoresha imbuto n'imboga z'igihe cy'isarura aho kugura izihenze cyane. Ibyo byose bigaragaza ko lifestyle nziza si iy'abakire gusa, ahubwo ni ubwenge mu kwita ku buzima bwawe. Hano turasanga ibyiza by'ubuzima bwiza. Lifestyle nziza itanga inyungu nyinshi, harimo kongera imbaraga z'umubiri no kugabanya indwara, kugabanya stress no kugira umutima unezerewe, kunoza imitekerereze no kwiyumva neza, kwiyongera kw'icyizere n'umunezero, kwigirira icyizere no mu mibanire n'abandi. Ibyo byose bishoboka ku muntu wese kandi bifasha umuntu gutera imbere mu buryo bw'umubiri n'ubwenge ndetse n'umutima. Inama y'ingenzi zo gutangira lifestyle nziza: tangira ku gikorwa kimwe gusa, ntabwo ugomba guhindura ibintu byose icyarimwe. Tangira nko kunywa amazi ahagije cyangwa kugenda n'amaguru. Shyiraho gahunda yoroheje igihe cyo kurya, gukora siporo no kuruhuka bihagije bizagufasha mu buzima bwawe. Gukurikira ibyo ukora, andika ibyo wagiye ukora mu minsi itambutse kugira ngo urebe icyo ugomba gukora mu minsi iri imbere cyangwa muri ako kanya. Gushaka inkunga, shaka inshuti cyangwa umuryango ugufasha mu rugendo rwawe rwiza rw'ubuzima. Kuba umunyabushobozi, ntukigere wibwira ko amafaranga ariyo azagutera kugira ubuzima bwiza. Ibyiza byose bishoboka gukorwa n'ubushobozi buriho cyangwa ubwo ufite. Icyo twakiga rero: lifestyle nziza si iy'abakire gusa, ni uburenganzira bwa buri wese, kandi buri wese ashobora kwiyegeraho akifata neza ndetse akagira ubuzima bwiza mu buryo bworoheje. Ikintu cy'ingenzi ni ugushyira imbere ubuzima bwawe, gufata ibyemezo byiza no guharanira kugira imibereho myiza. Nta kintu gihenda kurusha kugira ubuzima bwiza kandi bwiza bw'igihe kirekire. Umwanzuro rero dusoza: inshuti zacu, ni ngombwa kumenya ko lifestyle nziza atari iy'abakire gusa. Icyo bisaba ni ubushake, kumenya guhitamo neza no gukora ibyo ushoboye. Muri iki kiganiro twabonye ko lifestyle nziza ishobora kugerwa ku muntu wese cyangwa kugera ku muntu wese. Hari uburyo bwinshi bwo kwita ku mubiri, ku mutima, utagombye amafaranga cyangwa ibya mirenge bihambaye. Ibyiza by'ubuzima bwiza birenze ibyo amafaranga ashobora kugura. Bityo rero nta mpamvu yo gutekereza kumva ko abakire aribo bagomba kubaho neza ngo utangire kwita ku buzima bwawe. Tangira uyu munsi urebe impinduka nziza mu mubiri wawe, ku mutima wawe no mu buzima bwawe bwa buri munsi. Mwakoze gukurikira iki kiganiro Intsinzi mu Buzima. Twigire hamwe, dutere intambwe tugana ku buzima bwiza n'intsinzi mu buzima bwa buri munsi. Muramukewe.